My name is Chaba. Iyo mu majyaruguru y'igihugu cya Tanzania, mu misozi no mu bibaya byuzuye ubushyuhe n'umucanga, hariho abantu bamaze ibinyejana n'ibinyejana babaho mu buryo bw'umwimerere. Abo ni abahadzabe, abantu bamenyekanye ku guhuza ubuzima bwabo n'ikirere kibazengurutse. Muri uwo muryango havukiyemo umusore wihariye ufite impano yo kumva no gusobanukirwa ibimenyetso by'ishyamba n'umukenke ku rwego rutagerwaho na benshi. Icyubahiro cye cyatangiye akiri muto, igihe yabonaga inzira z'inyamaswa abandi batabona, igihe yumvaga amajwi y'ibinyabuzima atandukanye, igihe yasomaga ubutaka nk'igitabo gifite ibanga. Uwo musore ni Chaba. Kuri bamwe ni umuhigi, ariko ku muryango we ni umurinzi w'ubuzima, umutoza w'umuco n'icyitegererezo cy'ejo hazaza. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Imena Tour and Travel Agency ni kampani ikuzanira serivisi zitandukanye zikenerwa n'abantu benshi kandi bikajyana na serivisi nziza utasanga ahandi. Niba hari umuntu uzi uri kuza mu Rwanda, duhuze nawe tumushakire hoteli nziza cyane yo kubamo n'ibindi byinshi yakenera mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Dukorana n'amahoteli yo hirya no hino ku isi, dukata amatike y'indege, ibyo bikajyana na serivisi nziza cyane. Dukorana n'ibigo bishinzwe ingendo ku buryo ushaka imodoka ihendutse gukodesha wayibona kuri make cyane kandi mu buryo bworoshye. Dutanga ubwishingizi bw'ingendo kubifuza kujya ahantu hatandukanye, abifuza visa namwe ntabwo twabibagiwe kuko tubibakorera kandi mu buryo bwizewe. Umwihariko wacu nuko abantu bajya Dubai, mu Buhinde, mu Bushinwa, Gwanzu, mu Kizwi Gorora kuko tubitaho cyane. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Mike mu igorofa ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero za telefoni zikurikira: 078 05 86 106 cyangwa mukatwandikira kuri email yacu ariyo imenatourandtravels@gmail.com. Ubusanzwe ubutaka bw'abahadzabe ni ubuzima bw'inyamaswa, ibimera n'abantu babana mu bwuzuzanye. Ni ubutayu bufite ibiti bya akasiya, ibibaya byuzuye umusenyi woroheje, n'imirenge icumbikiye ibinyabuzima bidakunze kuboneka ahandi. Abahadzabe nta buhinzi bafite, nta matungo borora, nta n'inyubako z'akataraboneka. Ubumenyi bwabo bushingiye ku kumenya ibice by'ibihe, imbuto z'ibiti, ibiribwa by'udusimba n'inzira z'inyamaswa. Abahadzabe bafatanya n'ikirere, bakaryama ku bitebo by'ibyatsi, bakitegereza ukwezi kugira ngo bamenye aho inyamaswa ziri. Muri ubu buzima, Chaba ni umwe mu barinzi bakomeye b'iri somero ryo mu butayu. Ese ubundi Chaba ni nde? Chaba ni muntu ki? Chaba yakuriye mu muryango w'abahigi bari bamenyereye umutima w'ubumuntu n'umuco w'ibisekuru. Akiri muto, Chaba yifuzaga gukurikira abahigi bakuru bava mu nkambi mu gitondo cya kare, akabitegereza agenda akuraho n'akimuhana. Ku myaka 6, Chaba yarazi gutandukanya intambwe z'impara n'izindi nyamaswa nk'imbogo, imbabaruka cyangwa inkashi. Ku myaka 8, Chaba yarangwaga n'ubushishozi bwo kumenya aho inyamaswa zaganye, adakeneye kuyobora cyangwa guhabwa amabwiriza. Abageze mu zabukuru bavugaga ko afite impano y'umwimerere, kumva ibidukikije nk'uko abandi bumva ijwi ry'umuntu. Ku bandi bana, ubusitani bwari ishyamba, kuri Chaba bwari urupapuro rwanditseho inkuru zigomba gusobanurwa. Mu buzima bwa buri munsi, Chaba yamenyereye kuba mu butayu mu bwitonzi bwihariye. Yize kumenya umuyaga, kumva amaguru y'inyamaswa mu butaka, kumenya impumuro zigiye zitandukanye, no kumenya igice cy'amazi kirimo ibimera bikurura inyamaswa. Iyo ajya guhiga, aba yiteguye urugendo rushobora kumara amasaha menshi. Nta magambo menshi akoresha. Kuri we urusaku ni kimwe mu bituma inyamaswa zihunga. Igikorwa cye cyose ni ugushaka ibimenyetso by'amahoro n'ubwiza. Umubiri we ubugereranywa n'igiti gihagaze mu busitani. Aba atuje, yitonze kandi afite ubwenge bwo gutega amatwi ibinyabuzima byose bimuzengurutse. Guhiga muri uyu muryango ntabwo bishingira ku kwihuta, ahubwo bishingira ku kwihangana. Iyo Chaba ageze akeka ko inyamaswa zanyuze,
yicara mu mwanya umwe akamara iminota cyangwa amacumi atari make ategereje igisubizo gitangwa n'ibidukikije. Imiheto ye aba yarayikoze ubwe, ibiti yabitoranyije mu gasozi, imyambi ayicisha mu muriro akayikarisha igatunganyirizwa mu buryo bw'umwimerere. Uburozi akoresha yabukuye ku giti cyitwa desert rose cyangwa se rose desert, bukaba bwifashishwa kuva kera mu bwoko bwe. Iyo abonye inyamaswa yihuta areba aho iri akayisoma akamenya icyerekezo cyayo, nuko agirana nayo umubano w'igihe gito. Ubuhanga, ubwoba, umutuzo byose bikaba ubumwe bw'igitsure cy'imisozi. Umuhigo w'uhoraho uba ari uw'umuryango, ntajya yica inyamaswa nyinshi ngo inzara itazagwa ku yindi. Ahitamo neza ndetse yubahiriza umuco wo kutica ibitari ngombwa. Reka turebere hano ukuntu Chaba abana n'abamusura ndetse n'impano ye yo kuririmba. Ube esa mete ngongo ngongo umanya kumanga ocha bamiya ngongo ngongo bamiya ngongo. Ubuzima bwe bwa buri munsi, Chaba ni umusore wicisha bugufi kandi ukunda abantu, ibintu bituma abashyitsi bose bamusanga biyumva nk'abayahageze kera. Iyi tsinda ry'abasuye abahaza be rigeze ku rubohero rwayo rureshya n'ishyamba rituranye n'ibitare n'imikombe y'udusambu. Chaba ahora ari umwe mu babanza kubasanganira, ntagira ubwoba cyangwa umutima wo kwishushanya, ahora afite inseko ituje n'amaso yicisha bugufi, bigatuma buri munsi umuntu wese umusuye yumva ahawe ikaze ritagira amayira. Akenshi abashyitsi bamusanga ari mu muryango ndetse abaturage be bari ku ziko rito bategura amafunguro cyangwa barimo gusangira ubuzima bwa buri munsi. Iyo abonye abashyitsi baje, Chaba yicara ku ruhande akabaha umwanya wo kubanza bakabaza ibibazo byose bashaka, akabasubiza mu mvugo yo kubaganiriza yuje ubwitonzi n'ubuhanga butamuvaho. Abaganiriza akoresheje amagambo yoroshye ariko yinjira mu mutima, abereka uko ubuzima bw'abahaza be bwubakiye ku mahoro, ubusabane n'ikirere kibazengurutse. Ntiyigera asuzugura ikibazo na kimwe, ahubwo ajya kubasubiza aseka gahoro gahoro, akerekana ko buri wese waje kumureba ari umushyitsi w'agaciro. Iyo Chaba agarutse mu muryango afite ibyo yafasha, buri muntu wese agira uruhare mu gutegura ibiribwa. Mu muco wabo inyama ntizamurwa n'umuntu umwe. Abana babona muri Chaba icyitegererezo cy'ubuzima bwiza, abagore bamushima nk'umuntu wita ku buzima bw'abariho n'abataravuka. Abagabo bagenzi be bamwubaha nk'umuhigi w'inararibonye ufite umutima wo gufasha no gusangira. Kuri uyu muryango, Chaba si umuhigi gusa, ni umurinzi, umujyanama n'umunyamuryango uhuje n'abandi mu mutima mwiza. Reka turebere hamwe indi mpano itangaza benshi ya Chaba, ikindi mu byigirwaho na benshi kandi kinatuma abashyitsi bagenda bafite ishusho idasibangana. Ni impano y'ijwi Chaba yahawe n'inyurabwenge ry'iremwa. Amaze kubona ko abashyitsi bamaze gutuza, akenshi afata akanya gato akabareba, hanyuma akavuga mu ijwi rito risukuye agira ati, ndabanyuzemo indirimbo kugira ngo mwumve umutima wacu kutera. Ijwi rye rirahinduka nk'ikirenga cy'imirishyo y'inyoni mu gitondo, rikazamuka rigatutumbira mu kirere nk'urugendo rw'umuyaga utembereza urukundo mu mpinga y'imisozi. Aririmba indirimbo z'umuco wabo, izo yakuye mu bakuru, mu rubyiruko no mu mateka y'ubuzima bw'ishyamba, bigatuma abamwumva bagera aho bumva ko bari mu mwuka mushya utandukanye cyane n'uwo bari bamenyereye. Indirimbo za Chaba ntiziba ari ugutera amatsiko gusa, ziba zubakiye ku bumwe bw'abantu n'ikirere, ku rukundo n'icyubahiro cy'inyamaswa zibabeshaho, no ku rugamba rwo kurinda umuco wabo utavangiye n'ibihe. Buri jambo aririmba riba rifite igisobanuro, kandi uburyo avugamo amacurangero
ijwi risoje nk'uko umuyaga usanisha amahango y'ibiti, bituma abashyitsi bumva ko barimo kumva imitima y'abahadabe aho kumva indirimbo gusa. Asoza kuririmba, Chaba ahora ari wowe abona mbere, amaso ye yuzuye umucyo n'urugwiro, ntaryoherwa no gushimwa, ahubwo akomeza avuga mu ijwi rituje agira ati, muhagende muhorane amahoro y'ishyamba, kuko niyo atunze ubuzima bwacu. Icyo gihe abashyitsi bahita basobanukirwa ko batari guhura n'umuhigi gusa, ahubwo bahuye n'umusizi wo mu ishyamba, umunyabigwi utagira ubwirasi, n'umurinzi w'umwuka wa kera. Chaba abona ko umwimerere w'umuco udashobora gukomeza kubaho igihe ubuziranenge bwaho butigishijwe urubyiruko, bityo yitangira abana bato akabereka gukora imiheto, gukurikira ibimenyetso, kumenya ibiti by'ingirakamaro, ndetse akanabereka nuko bahagarara imbere y'ibyerekezo by'ubuzima bw'ubusitani. Ashishikariza abana kuba inyangamugayo, kugira umutima mwiza no kumenya ko ubuhigi atari ukwica, ahubwo ari ugutunga, gutabara no kubana mu bwuzuzanye n'ibidukikije. Mu buryo bwe yubaka ejo hazaza h'umuryango we n'ejo hazaza h'umuco wabo. Reka turebere hamwe ibyago by'ubutaka bw'abahadabe. Umuco w'abahadabe uri mu kaga, ubutaka bwaho buragenda bugabanuka, abahinzi n'aborozi bagenda bagaragara hafi, imihindagurikire y'ikirere igatuma inyamaswa zishakira ahandi. Umuco kandi w'abantu b'isi bakomeje kwisanga hamwe, ugenda uvanaho umwimerere w'ubuzima bwo mu ishyamba. Chaba abibona neza, niba ntacyo akora, imigenzo y'abahadabe izaba inkuru y'amateka. Niyo mpamvu akomeza kwitangira gukora ibyo ashoboye byose ngo umuco wabo ukomeze kubaho, ubumenyi bwe butazazimira, kandi inzozi z'abana be zikazakendera. Mu mpeshyi y'umugoroba ubwo izuba rirenga, mu misozi no mu bibaya biteze neza, Chaba ahora mu mwanya wo gutekereza ku buzima n'ahazaza. Umutuzo w'ijoro uramuruhura, akumva ko mu mutwe we harimo amahoro ndetse n'icyizere. Chaba ni ishusho y'umuntu wiyemeje kurengera umuryango we no gufasha ikiragano cye. Ni ikivugo cy'umuntu uhora aterera intambwe mu buzima bw'umwimerere, adacogora kandi adaciye intege. Inkuru ye ni iy'umuco udatakara, ni iy'umutima w'umuntu uhorana amahoro n'isi, ni iy'umuntu wiyemeje kuba urumuri mu mubiri w'abaje nyuma ye. Chaba umuhigi w'akataraboneka w'abahadabe, inkuru ye izahora irinda umuco w'abantu be. Ni naha dusoreje. Nakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.